Guys, mumbabarire mwitegereze hariya kuri ruriya rugi mpaka ndababwira icyo nshaka kubereka. Mwitegereze mwebwe gusa. Aha, mwamubonye. Uwo ninde? Ni Oruga isaha ya saa 12 akaba aratashye. Mu gitondo mu rukerera. Ndebera umugore muzima yansize kwa muganga. Oruga. Bose waje ryari? Rambaza ngo naje ryari? Nese ko naje kugutunganyiriza ibintu ngo nguzanire kwa muganga icyayi. Oruga wansize kwa muganga ryari? Ngusizeyo ninjoro. None turi sangahe? Abijo. Oruga yaraye hano? Oruga waraye? Nese wari kuvuga ngo ntago naraye hano. Waraye he kari cyo nkubaza? Hari umushiti wanjye wari umeze nabi nari nagiye kumureba. Oruga waraye he? Hari umushiti wanjye wari umeze nabi nari nagiye kumureba. Muhamagare. Ndashaka kuvugana nawe mumamagarire. Telefone yawe wayisize? Nayibagiriweyo kandi nafashe moto rero nari ngiye kuza mutunganyiriza icyayi. Ndikubaza ahantu wasize telefone. Nayibagiriweyo nabyibutse nuriye moto. Kandi nari ndi kwihuta ngo nze ngutegurire icyayi nyizane kwa muganga. Oruga urabona utananiranye? Ese ubunaniranye gute? Ndi kukubaza waraye he nsubiza. Nese singusobanuriye ko hari umushiti wanjye wari urwaye nkajya kumureba. Oruga mbabarira umbwiza ukuri. Turetse kubeshyanya, aya ni amasaha yo gutaha mu rugo. Wansize kwa muganga ameze nabi. Ngo ufite umunaniro. None se ko nageze hano mu rugo agahita amamagara ngo ararwaye ameze nabi kandi nta wundi muntu uhari baba bari kumwe nkahita njya kumureba, ubwo nikosa nakoze. Wavuye kwa muganga umbwira ko ufite umunaniro, sibyo? Hari ubwo nibeshye? Nese umuntu yari kunyitabaza nkanga kujya kumureba. Uwo wari usize se we yari yakize? Ntabwo wari wakize ariko wari worohewe byibuze. None se wowe inshuti yawe ubukeri yakwitabaza ukanga kujya kumureba arwaye? Ivana, ibyo turi kuvugana bitandukanye n'ibyo uri kuvuga. Nakubwiye ngo uzana fone yawe umamagarire uwo muntu cyangwa se umbwire none hadufate moto tujye kumureba umunyereke. None se telefone ko nyibagiriweyo nabyibutse nuriye moto pe kandi sinari gusubirayo nari ndi kuza nihuta ngo ngutegurire icyayi. Uvuye he Oruga? Waritse kumbeshya ko ndi kubibona? Ntabwo ndi kukubeshya, none se ubu mubwire kugira ngo ubyemere basi nkora iki? Yesu Kristo we. None se nsanzwe ngenda ninahe. Sinkubeshye pe. Uranze none urananiye. Byanyabye ariko. Ibintu ntabwo nzabishobora kabisa. Ibintu ntabwo nzabishobora biri serious. Ako se Deri wajya ureka gukomeza ibintu. Umva nkubwire pe, niba wumva udashaka kunyumva dutandukane bigira inzira. Urumva ushaka ko dutandukana? None se ndi kugusobanurira aho nari nagiye ntushaka kubyumva, ahubwo ngo uri kubaza Abijuru. None se Abijuru niba ari kuvuga ngo kuva warwara ngo ndaye hano ngo ubwo se ari gushaka kugera kuki? Ari uyu munsi bwonyine nagiye sinayi nabwo nuko inshuti yanjye yari imeze nabi. None nta gushaka kubyumva. None se ubu turi abantu bakuru nkuko byivugiye. Urumva ikintu cyose kizajya kiba tujye dushwana dutongane. Urambiwe iki nyine? Oya pe, turi abantu bakuru, wakomeza ubuzima bwawe nanjye nkakomeza ubwanjye. Nakwitayeho bishoboka urwaye, igihe rero wumva yuko ibintu byose nakoze nyine nana kimwe tubireke. Ariko reka nkubaze, kuri umuntu mukuru
ubwana buri kuvayo. ubuhe bwana se? Urumva iminsi 2 cyangwa 3 maze ahantu bahise bakurarura bumvise ko twatandukana. Ese reka nkubaza, iyo minsi 2 cyangwa 3 maze aho hantu ni iyi uri kumbwira? Hari umunsi nazaga kukureba kwa muganga, ntago nakuraraga. Ubu ngubu iminsi ngahe naha mu rugo, uyu nguyu uje ugasanga nari mu rugo. Nibyo bintu ugize ibya danje. Buri gihe sinaha mu rugo, sinaha mu rugo. Nawe mbabarira unkureho amagambo, cyangwa ubundi se mbibwirwa n'iki niba mutanabigambanye nari hano? Ntabwo nsanze muri kumwe. Sibyo, rimwe na rimwe njya mvuga ibintu tukabigira joke, tugaseka, tukarenzaho. Uyu munsi uri kunenguha cyane ku rwego ntatekerezaga. Nagutengushye gute? Simani, wagize ubwenge kuri mwe. Ese nubuhe bwenge nafite ubundi wowe? Numva utangiye no kungira injiji. Ubuzi ko ibyo wagiyemo nabizi. Nibiki se nagiyemo? Nawe urashaka ko nzabona amavideo yawe bagufashe ngo wagiye muri ambiance n'abandi? Mbabarira, geza aho twubahane. Urashaka uzansebya umunsi umwe? Nkusebya mu biki? Hari akabari wambonyemo? Ntabwo ngusobanuriye aho mvuye. Aho uvuye rega ndahazi. Ni he mvuye nyine? None kuri kumbaza ngo uvuye se kandi uhazi? Aho mvuye urahazi? Twajyanye se ngiye? Guca bugufi byarakunaniye. Nese twajyanye? Siko bimeze? Oya deri, twubane pe, turi abantu bakuru. Nta mpamvu yo guhora dushondana nk'abana ba. Oya pe. None rero nkuko ubivuze turi abantu bakuru, ndashaka tube twihaye igihe gitoya twitekerezeho. Igihe gitoya cy'iki ariko dutandukane niba mvu udakeneye kubana nanjye. Ibyo ni ibyawe. Niba wumva warabonye abandi mwabana mukabana neza, nta kibazo, dutandukane pe. Nawe ngiye kubana utanagira ngo ugendaza no kukwinginga. Ntacyo ntunyinginge, ariko uzamenya buriya iyo umuntu atazi agaciro kawe uramurekura. Iyo agiye nibwo amenya yuko agaciro kawe kari gafite icyo kamaze, cyangwa se nyine hari impamvu. Agaciro kawe batazi nakaye kuza ngiye nkakwirirwaho hari kwa muganga utekereza ko nabura izindi gahunda. Mwana sigonza n'agasuzuguro gateye ubwoba. Utekereza ko muri isi uzabona rero umuntu ukubaha nk'uko ubishaka ubyifuza? Ntabwo ari ngombwa. Ahubwo ndubaha nshuti yanjye. Nubona n'undi muntu wubaha nk'uko nubaha, ntacyo uzabona ijuru udapfuye. Reka dufate igihe buri muntu yitekerezeho, nibwo tuzamenya agaciro ka buri muntu. Nimbona koko waranyubashye, ubwo nzakwifuza nguhamagare, cyangwa se nawe nuko niko bizagenda ntawamenya. Naho ibyo kuba warandwaje warakoze cyane, sibyo? Ndumva ibyo watsimbarayeho cyane. Nabuzwa n'iki se gutoya agatege? Nta ntege. Nemeye kuva kwa muganga atari uko nabuze aho ndyama, ibitanda byari bicyuzuye. Wasubirayo ariko n'ubundi ndajyayo, ariko icyo nshaka nuko muri kano kanya tuba dutanze igihe. Abandwaza bo ntago babura, sibyo? Yabonetse bangahe harya? Oya ntago babura. Ibyo wifuza rero wabigezeho, ngasubirayo ugenda uryameyo. Nta kibazo, ushatse wakigendera tu. Sha umva rero ngubwira ari ikintu kimwe utazi. Niba utegereje yuko warugwe gusaba imbabazi ntabyo uri bubone pe. Nta mbabazi nshaka, ntazo kabisa. Nanjye ntazo nagusaba. Uzihorere wowe, tuzabimenya umunsi umwe. Tuzamenya niba zikenewe cyangwa zidakenewe. Okay. Niba wowe ufite abo usanga ntacyo wabasanga.
Erega amaze iminsi mbona ushaka kugenda ndavuga ati reka nzabikorohereza. Yewe urusaraga wabyukaga n'ubundi ntabyo wari uzi se. Ngiye kujyana imyenda yanjye utanajyangarutse mu rugo rwawe. Wikinjiramo barayiguhereza. Babwire rero bayinzanire vuba vuba. Genda suyinzanire. Mwana ntukangange hano ni iwanjye. Harimo ibyanjye ariko mu nzu yawe. Hari inyandiko ihari igaragaza. Injira unzanire ibyanjye nigendere. Wowe winkanga mwana ntago ndwaye umutima. Ngendesha gake tujyana ibintu gake sibyo se? Ugendesha gake se urwaye amaguru se? Nyine ikibazo rikunkanga kandi arwaye umutima. Inde se ugukanga? Wowe tu. Hanze utegereze imyenda yawe se. Ego mfasha nawe nyine gutinda hano rero. Injira umereze imyenda yanjye ngende. Mari yibuse yabyaye ikintu. Urashaka kwisubiraho se nabyo tubimenye?